Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere. Yohana Umubatiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bwuhura. Yabwirizaga avuga ati, undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibinkwiriye kunama ngo mpfundure udushumi tw'inkweto ze. Njyeweho ndabatirisha amazi, ariko wowe azabatirisha Umwuka Wera. Yesu abatizwa na Yohana ageragezwa na Satani. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti muri Yorodani, avuye mu mazi, uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani. Aba hamwe n'inyamaswa, abamarayika bakamukorera. Yesu avuga ubutumwa bwiza, ahamagara abigishwa. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato, abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Akiza umuntu utewe na dayimoni, bagera i Kaperinawumu. Nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi, uri Uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka! Mbega uburyo ategekana ubutware! N'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga. Nuko bamubwira ibye, araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo, arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi. Ntiyabakundira ko bavuga, kuko
bari bamuzi. Akiza umubembe, nuko mu museke arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe na we baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati,